reka uyu munsi tuganire ku nkuru idasanzwe yabaye ikimenya bose hirya no hino, ahanini bitewe n'uburyo orchestre Impara yamamaye mu bihangano binyuranye yabashije guhimba ikagera ku ndiba y'umutima y'umusore watwawe umukunzi na Kaberuka yari yitwaje mu gihe yari agiye gusura Marita, bari bamaze igihe bacuditse banitegura kurushinga. Njye nitwa The Fresh, tubashimira ko mudahwema kudushyigikira mu biganiro bya Igika Rwanda TV. Ntegura iki kiganiro nafatanije na Omega Beat Entertainer. Tubahaye ikaze. Hari ku munsi nk'uyu mu myaka yo mu 1980 habura iminsi 3 gusa ngo hizihizwe umunsi w'abakundanye uzwi nka Saint Valentin. Umusore wari ugeze mu gihe cyo kurushinga yagiye gusura umukobwa bakundanaga witwaga Marita, aherekezwa n'inshuti ye yitwaga Kaberuka bw'imurambagiriza. Bageze wabo w'umukobwa basanze umukobwa abategereje ku irembo, arabakira bajya mu nzu baraganira, ariko Marita ntiyaragisekera umukunzi we, ahubwo umutima we wari watashye mu wa Kaberuka. Ntibyatinze kuko byaje kurangira urukundo ruganje, ndetse aza kumva ko Kaberuka yamuciye inyuma akamutwara Marita. Yicwa n'agahinda, amarira arisuka kuko yarabuze uwo yakunze, amutwawe n'uwo yitaga inshuti ye magara. Ati uwo mwana nagende yarancavuje. Iyi nkuru mpamo ikuye mu ndirimbo ya orchestre Impara yitwa Kaberuka. Byanatumye iyi tariki ya 11 Gashyantare benshi bayitirira umunsi wa Kaberuka cyangwa se Gapapu Day, aho hibukwa ibyo Kaberuka yakoreye inshuti ye. Muri iyi ndirimbo hari aho baririmba bagira bati, mu guhaguruka sinagiye njyenyine, naherekejwe n'inshuti yanjye Kaberuka kuko ntacyo nigeraga nyihisha, ubwo ngo agiye kundambagiriza. Uko inzira twayiriraga kuyimara niko nagendaga muratira Marita. Twaruhutse tugeze kuri kano, twasanze adutegereje ku irembo kuko natwe urukumbuzi rwari rwose. Muri uko kuramukanya kw'abadaherukana niko amasonza yatubungaga mu maso. Nyamara ibyo byishimo ntibyatinze kuko ibyo nabonaga byamberera urujijo. Inseko nziza singiye yahabwaga, indoro nziza singiye yarebwaga, byose byahabwaga Kaberuka nikururiye. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Mimi La Rose uri mu bagize orchestre Impara yigeze kubwira Inyarwanda ko igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo cyazanywe na Sosomado, ariko agihawe n'uwo musore byabayeho. Ati twayihimbiye kubera itariki Kaberuka atwara umukunzi w'inshuti ye amuraza i Nyanza. Igitekerezo ni Sosomado wakizanye abibwiwe n'uwo muntu. Mimi La Rose avuga ko uretse ibyo babwiwe na mugenzi wabo Sosomado nta kindi azi kuri uyu mugabo waciwe inyuma na Kaberuka kuko batigeze bahura. Hari ifoto ikunze gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga igaragaza umugabo n'umugore bari kumwe n'umwana wabo, bivuga ko ari Kaberuka na Marita, ariko Mimi La Rose avuga ko atapfa kwemeza niba ibyo ari byo koko. Ati birashoboka ko ari bo, bajye bambwira ngo baba ku Kibuye bafite n'abuzukuru. Hari ukuntu twakoraga nk'indirimbo ivuga ku nkuru mpamo nka Soso cyangwa se Banani akayizana, ariko bo babaga bayizi. Uko babimbwiye numvise ari bo, ariko sinabihamya 100%. Mimi La Rose avuga ko itariki yagumye mu mitwe ya benshi bitewe n'uko iyi ndirimbo kimwe n'izindi Impara zakunzwe cyane, ibyo agereranya nko gufata nka kasha. Tubashimiye ko mwakomeje kudukurikira. Iyi yitwa Igika TV Rwanda. Jewe nitwa The Fresh.